bakunda kumbwira ngo ndi igitebo amerava ipata n'urugi. Komeza twagiye. Nkora akazi ko mu rugo. Ukora akazi ko mu rugo? Yego. Ariko ukaba ukunda Juno? Yego ndamukunda cyane. Ubwo mwumva bizashoboka bite? Rahira kite kuzamora hafi. Rahira kite kuzamora iruhande. Njyewe Juno namurose nyiri mu nda ya mama. Reka mvutse nta wundi muntu nigeze mbona mu buzima bwanjye. Nagiye mbona izina ryiwe nimba Imana izurwo wankunze. Ese yakaretse umarina uhura ushaka iyo ziruta izindi urankunda. Rero wese uramuzi se? Ndamuzi ngo bigeze no gukundana. None ejo bundi rero nabonye ko bafitanye agafoto nk'abongeye gusubira mu rukundo. None ntabwo urimo urashaka guteranya urugo rw'abandi bongeye bikundana none uri kubivangamo. Hoya njyewe buriya icyo nshaka nagara kuvanga urugo rw'abandi kubera ko ibyo nta nubwo biba mu muco nyarwanda. Agira ikintu ubwira rero wese ushaka kugutwara umugabo. Njyewe namubwiye ikintu namusaba. Ase uriya nka Juno agutenda akana mwabyara mwakita ngo iki? Nyine umwana twabyara nkoresha Instagram na TikTok. Na TikTok. Iki? TikTok nawe ukoresha? Na TikTok. TikTok. Umuhungu ashaka kugutereta niwe wanga akoresha kuyanga gufatishe. Oya, nta muhungu nshaka kanereta. Yego. Na Juno nagwa gutereta ngo byemere. Ngo maze buriya nanjye Juno amaye zinagira imwe nakishima. Nyine buriya iyo ndi gutekereza Juno ndisetsa cyane. Yes we. Ngamweza kabizo basi. Slim Jesus. Musanzwe mumuzi bamwita Joyeuse mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye murabizi. Abantu basanzwe bamuzi mwagiye mubona afata utuvideo twe agenda abwira abantu ngo nimero za Juno kizigenza ngo natazibona ngo araza kwiyahura n'ibiki agenda avuga ko nyine akeneye ari gutanga amafaranga ku muntu w'umunere nimero za Juno kizigenza cyangwa se byibuza wenda akaba yamuvugisha. Muri kano kanya rero twakira amakuru iwabo mu cyaro atubwiye ko ati mutabara bita Joyeuse agiye kwiyahura kubera Juno. Reka tugende tumwegere turebe ko twanamukomeza tukamubwira ko bigishoboka ko rwose Juno yazamubona areke kujya muri ibyo bino. Joye bimeze bite se? Bimeze nabi cyane. Bimeze nabi cyane? Yego. Uri kubura iki se? Reba ahantu bunzanye ariko ubundi. Urabona ahantu nzanye Joye? Ako se mwebwe ubundi mubimbaza mwitwa gute muri bandi? Oya twebwe batubwiye ko mwari muje hano kubera ko hari ikibazo gihari ndagira ngo unsobanure ubundi bimeze bite kuki wicaye hano wasize bagenzi bawe mwari muri kumwe abo mwari mwatemberanye wowe kaza hano ku mazi ni ukubera iki? Ikibazo nyine kirahari cyane ko ikibazo nyine ari uko nyine nabuze Juno. Ko nyine Juno ndamukunda cyane. Ngenda mwereka ko mukunda abantu bakambwira ngo ndi igitebo ngo nago nahunara na Juno. Nta nubwo ngo namubona ngo nta nubwo yanyemera bakambwira ibintu byinshi intege. Bugura muri kamera n'abantu babashe no kubona ko ari Joyeuse koko wakunze Juno kizigenza abantu bagumya kugucinege. Kuki se abantu bagucinege ukeka ko ari impamvu bagucinege? Nyine impamvu bancinege akenshi nyine bakunda kumbwira ngo ndi igitebo. Buri igitebo se ni ikintu cya kimeze gute? Bura ntabwo mbizi nanjye ntabwo mbizi nimba ndi igitebo koko. Ese iyo wirebye na Juno kizigenza muberanye cyangwa mwaberana? Nuse nago kuba mukunda rero bivuze ko yanshaka nk'umugore we. Icyo nshaka nyine nuko yanyereka nkamubona amaso ku maso wenda nkajya mvugana nawe ari cyo kintu nshaka ngiye mu nshaka nuko yakwereka amaso ku maso kazabivugana nawe. Nese wumva ari nk'ayo magambo wumva wazajya mubwira wenda ku munsi ni nk'icyo kintu azamubwira? Nyine ikintu nazajya mubwira najya mubwira ko mukunda cyane nyine nubwo biba bitashoboka ko nyine nabana nawe. Yego. Nese biba ngombwa ko Juno kizigenza kwemera ko mubana wabyakira ute? Ariko ubwo byaba ari inzozi. Byaba ari inzozi cyane. Nuko byaba ari inzozi. Byaba ari inzozi wumva bidashoboka se ko yakwemera? Ubwo nanabitekereza. Ase Joye dusanzwe tuzi ko abakobwa mu buzima busanzwe ntago umukobwa iteretera umuhungu. Gereka no kudusebya ureke kuduseza abakobwa mu Rwanda. Byo niyo gukora no muziro. Wari murafata ukajya kwiteretera umuhungu kwe. Cyabuze abahungu bakwemera kugira ngo ujye kwizirika kuri Juno.
abahungu barahari benshi ariko nyine buri urebye Juno nta mukobwa utamukunda buri abakobwa bose baramusariye barasaze nuko nyine baba batabivuga ari ngewe watinyutse nkabivuga nese uzakoresha irebanga kugira ngo umutsindire mu abakobwa bose bamukunda ubwo se navuga ko nakoresha irihe banga sinzi ibanga nakoresha kubera ko ngewe numvaga nyine ibanga nakoresha ari ukwiyahura kugira ngo hazaze nyine hazazobaberanye kuko ngiye abantu benshi barahari utekereza ko yawe yabona gusimbura yego abarahari cyane benshi bamukunda yego ari benshi bamukunda nese joye ubundi mbere yo kwenda ujya gukunda Juno we nta wundi muhungu mukundana wari usanzwe ufite nta wundi muhungu ugukunda wari usanzwe ufite kubera yuko ngewe Juno namurose nyiri mu nda ya mama reka mvutse nta wundi muntu nigeze mbona mu buzima bwanjye nagiye mbona izina ryiwe nkagenda nyine mubona no mu nzozi n'undi mu buzima usanga imbesero yahoze ari umusore w'inzozi zawe yego ubwo rero nyuma mbere nyitangira kubona indirimbo nabanje kubona ya Juno rero mbona ko ari wa wundi natekereje ikibazo rero urimo uraruhira ubusa uri kuruhira ubusa kuko mu minsi ishize Juno kizigenza rero weze uramuzi se ndamuzi ngo bigeze no gukundana none ejo bundi rero nabonye ko bafitanye agafoto nk'abongeye gusubira mu rukundo none ntabwo urimo urashaka guteranya urugo rw'abandi bongeye bikundana none uri kubivangamo hoya ngewe buriya icyo nshaka ntabwo ari ukuvanga urugo rw'abandi kubera ko ibyo nta nubwo biba mu muco nyarwanda agira ikintu ubwira rero wese ushaka kugutwara umugabo mwumvire ijambo kabisa rituma aje asubiza bavuga haryo gusubiza iki mwisaho n'ibicyo bavuga ngo basubiza mu isaho usunambwira gute nta make basubiza mu isaho ntago mbizi kubera ko ngenda cyari umwana ntago mbizi ngagira ikintu rero ubwira rero uwo nguwo ngewe namubwiye ikintu namusaba nyine ko yanyereka umugabo we nanjye nkamubona twembi nyine tukaba abakeba yego mukaba abakeba yego so ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo wowe urumva ushaka kuba umukeba na nuza na Ariel Ways yego ndumva ari cyo nshaka ase ura nka Juno gutenda akana mwabyara mwakita ngo iki nyine umwana twabyara namwita Juno amwita Juno yego maze buriya nanjye Juno amaye izina rye rimwe nakishima yego umuntu wahita witwa ngo iki nyine nahita n'ubundi urabona ko izina ryanjye rigiye guhura n'irye ntago meze n'ubundi nkitwa Juno kajya banamamagara usanzwe witwa ngo iki musaza wanjye ubusanzwe witwa ngo iki nitwa Joyeze n'ubundi Joyeze na Juno cyo koza couple yanyu binaryoshye mwamunaberanye cyane numva ntago ngena nitwa mwenda no kwitiranwa nese Joyeze nongere mubaze nakwaje ni wowe wari usanzwe ufite umukunzi mu buzima busanzwe so nyine nta muntu n'umwe nigeze nkunda kwa ko nakunze Juno wenyine usa nk'umuntu nta n'umuhungu wagutereta ngo wemere wapi nta wabyemera bazashirwa nabone no video wamukati yewe ntawe pe nawe ese undi umwiteretenya ntabwo wanyemera tukareka kwirukanka inyuma Juno utari ko kwemera nese kari we nkunda buri muntu ukunda umuhagarara yiteka rwose yego uwo mutamubura uko byagenda kose nyine kumubura wamubura uri ariko nanjye mubuze nanjye ubuzima bwanjye nawe ase wenda tugaruka mu buzima busanzwe utuye utahe ubarizwaye ya mu buzima busanzwe natubwiye n'ikintu ukora mu buzima busanzwe kumva nimba akazi kawe koko ari umuntu wakundana na Juno bigashoboka tubwire nta kibazo mu buzima busanzwe nkora akazi ko mu rugo ukora akazi ko mu rugo yego ariko ukaba ukunda Juno yego ndamukunda cyane ubwo mwumva bizashoboka bite wumva bizashoboka bite Juno azakundana n'umukobwa ukora akazi ko mu rugo bizagenda bite hoya nyine buriya kuba narakajemo ni ukubera Juno wajya mu kazi ko mu rugo kubera Juno kubera iki se gute impamvu ni ukubera ko bambwiraga ngo abi Kigali bituma nyine nza mu kazi ko mu rugo n'amafamiye yanjye ari i Kigali ntabwo abizi nyine ko ndi mu kazi ko mu rugo nyine nkabamo nihishe ni uko ngo ukora akazi ko mu rugo kugira ngo
uzarebe ko nyine waba ahantu Juno atuye. Yego. Asa Juno Kizigenza turimbe karimbo ka Juno Kizigenza kamwe ubundi. Baririmbire ku karimbo ka Juno Kizigenza kamwe konyine. Amerava ipata n'urugi. Komeza twagiye. Nako gigira na vibe ndetse kure ureba abantu bari muri kamera. Ubarimba kwa karimbo kabakubitire twagiye. Kamera ngiri. Reka mbaririmbira kandi. Akandi kajurizemo nyine mwumve ko n'indimbo za Juno mba nzizi. Nta kibazo dore mikoro dore kamera ngiri ariko. Twagiye. Nimba Imana. Irimbira Juno Kizigenza twagiye muri rimbe twagiye. Nimba Imana izurwo wankunze. Ese yakaretse umarina uhuru ushaka iyo ziruta izindi urankunda. Komeza twagiye no ku kandi. Akandi. Ndumva nasubaye. Akandi nyine akandi nako umutima wanjye. Ko umutima wawe none twagiye kamuture none. Ako muture. Ako muture gasanzwe kawe muzima busanzwe. Ako muture. Namutura karirimbo. Katari kuzara karirimbo. Na karirimbo ka kera. Nta kibazo. Kavuga ngo ntuzanyange. Ntuzanye. Kagiye. Nibuka umuhanzi wa karirimbye. Twagiye. Yego. Kamuririmbire nyine. Ntuzarira rahira kite kuzamora hafi. Rahira kwite kuzamora uruhande. Rahira. Aze kuri mugaseka. Ongera ubesere umutura karimbo Juno Kizigenza umutura karirimbo akumve kandi kakuvuye ku mutima twagiye. Rahira kite kuzamora hafi. Rahira kite kuzamora iruhande. Rahira niyo ngiyo. Ngagiye ikintu usaba Juno Kizigenza turi gusoza ikiganiro. Ikintu namusaba nyine nuko yanyereka tugahura. Nyine nkamubona amaso ku maso. Gira ikintu usaba abantu bari bone kino kiganiro. Ikintu nyine nabasaba buri inyuma byose. Buri yanzi no gukina filime cyane. Nabasaba ko nyine bamfasha bakamprowinga ku nkoranyambaga nkoresha. Imbuga nkoranyambaga zakoresha nizihe? Nkoresha Instagram na TikTok. Na? TikTok. Ayambwira imbuga nkoranyambaga zose ukoresha zimbwira ukoresha zihe? Nkoresha Fibi. Ayavuga cyane gera mikoro igeze mikoro babirebe. Nkoresha Fibi. Nkakoresha na Instagram. Nkakoresha Niki? Na YouTube. Yes. Ari ikindi kintu waruvuze? Iki? TikTok nayo ukoresha? Na TikTok. Witwa ngo iki kuri TikTok? Nitwa Karisa Gomez. No kuri Fibi witwa? Hose ni Karisa Gomez. Kuri YouTube? Hose ni Karisa Gomez. Umuhungu ashaka kugutereta niwe wanga akoresha kuyanga gufatishe. Oya, nta muhungu nshaka kanere. Yego. Na Juno nagwa yagutereta ngo byemere. Juno we ni uwa mbere murabizi. Nawe babwiye. Umusuma naje ari kumwe na Juno nagwa mwemera. Oya, nakemera Juno wenyine. Yes we. Kabahungu bose bakateye b'Kigali. Nyine ubwo ni Juno. Ngaho rero reka nshimira abakunzi b'ikiganiro cyacu abakunzi bari tucano yacu reka amashimwe mwakomeje kwa natwe uyu ngo bamwita Gomez ni muri Kariza Gomez akaba ari celebrity cyangwa se no umukobwa ukiri muto nubwo yatatubwiye imyaka hari ufite imyaka ingahe? Yamfite imyaka 18. Ku myaka ya 18 y'amavuko urumva aracyari no muri Juno rwose urumva Juno bise byanga waratereta umuhungu ufite imyaka usko urashaka gufungisha Juno. Hari abandi bakunda abahanzi bari urashaka urakunda uzi imyaka Juno afite uramukunda ufite imyaka 18. Hoya nyine ndamukunda ikindi nababwiye ko azabanza uzuze imyaka yuzuye ubone gukunda Juno batazagufungisha. Nababwiye ko ntabwo mukunda urukundo rwatuma tubana nyine gusa ndamukunda. Agusabye ko mubana. Nyine urumva nawe ansabye nyine ko tubana ntago nabyanga. Ngatuganirize wenda dusoreze kuri kano kantu. Ukuntu uri kwiyumva iri kumutekereza Juno mu bitekerezo byawe? Nyine buriya iyo ndi gutekereza Juno ndisetsa cyane.
Yesu we. Ngamweza kabizo basi. Mwakabizo Juno ariko. Muhakabizo. Juno mwakabizo tore muhakabizo. Mwakabizo ariko. Murangerageje nago njya nsomana. Yego nago yasomana na rimwe. Wapi? Ngamubwira akajambo keza basi. Juno ndagira ngo basi umenye ko ngukunda cyane ngukurikirana ndagukunda cyane umenye ko na undi muntu gukunda nk'urwo ngukunda ndagukunda cyane ubimenye ubyumve ubyiteho basi sawa urakoze cyane yego namwe sawa.